banyitaho inkamiye. Hari igihe umusore cyangwa umugabo wubatse aba afite igitsina gito, ariko njyewe iyo ngezeho mbasha kuguha umuti. Urabona uyu ni umuti n'uyu ni umuti, ufata hano duke n'aha ugasiga ku gitsina cya wa mugabo kigora. Kiriya beza banyitaho inkamiye. Hari abagabo baba bafite igitsina kigorondamye, iyo umpamagaye cyangwa ukangeraho mbasha gufata umuti nkagisiga kikagororoka. Uko ngenda nsiga kigenda kigororoka, kikazana ububire kikaringanira. Murabona yuko bikora neza. Hano hari umuti w'amoko menshi, dusuzumira amafaranga 2000 murayabona, muduhamagaye mukatugereraho, cyane cyane abagabo bubatse bafite ingo turabasigira igitsina kikagororoka neza. Uko ngenda nkimasa kigenda kiba kirekire, nawe ukabasha gushimisha urugo. Hari abasore, hari abagabo benshi batandukanye n'abasore baba bashaka ko igitsina cyabo kiba kirekire kandi kikabyibuha. Ushaka ko kiba kirekire kandi kikabyibuha, urangana cyangwa ukampamagara nkabikora neza kikaba kirekire kandi kikabyibuha nk'uko byifuza. Hano hari umuti, uyu muti ubasha kuwufata ugafata n'aya mavuta ugasiga. Uko ngenda masa uko kigenda kiba uko ubishaka. Wakenera ikibyibushye, wakenera ikiringaniye kirekire, ndabigukorera. Nsuzumira 2000 niyo uza witwaje, nkaguha umuti. Dore murabona ko hari amoko menshi atandukanye, abasha kukuvura uko ubyifuza. Kiriya mwiza urumva unyifuza, ushaka ko kiba kirekire kandi kibyibushye ngana. Yego, nari twaje kubasura hano, twasanze nari nabonye ku cyapa handitseho ngo usuzumira 2000. Masanga n'indi miti myinshi cyane igiye itandukanye. None se hajya uvura iki n'ikira? Ko twabonye harimo umuti w'abagabo wongera amavangingo ku badamu, n'umuti wo gutera akabariro, ngo ni imiti ijyanye n'icyo ugenda uvura. Ku umugabo cyangwa se umusore wifuza yuko igitsina kiwe kiba kirekire kandi kikanabyibuha, yaba afite ikigufiya arangana, mfata umuti nkafata n'uyu murabona yuko ihari, nkabasha kuwusiga igitsina cye kikabyibuha kikaba kirekire kandi kikaba uko cyifuza. Nabonye n'abadamu bataciye imyeyo hari imiti myinshi cyane ubafasha bakongera bagaca imyeyo. Nagiye mbona n'uburwayi bwinshi cyane bugiye butandukanye, kuko nasomye no ku cyapa mbonaho hari nimero zigiye ziri ku cyapa, mbona harimo n'indwara nyinshi cyane za kinyarwanda zigiye zitandukanye. Naje kubona harimo na nimero za telefoni. None ibindi bintu ngo n'igitsina cy'umugabo cyabaye kigufiya, ngo hari ukuntu kigenza kikongera kigakura. Nyimasa kikaba kirekire nk'uko ubyifuza, kikabyibuha uko ubyifuza, ukabasha gushimisha urugo, waba uri umusore cyangwa se uri umugabo. Noneho rero hari n'ibindi bintu rero twagiye tubona bijyanye na zimwe mu ndwara uvura zitandukanye. None zira nimero ziri ku cyapa, nabonyeho nka nimero ya 0785211354. Iriya nimero ngo uyikoresha kuri WhatsApp. Reka nongere nyisubiremo, nabonye ku cyapa ni nimero ya 0785211354. Iriya nimero ngo umuntu wese ushaka kukwandikira kuri WhatsApp, hari nk'umuti runaka ashaka, hari nk'umuntu ufite igitsina cyabaye kigufiya, harimo nk'umuntu ufite igitsina gishaka kuba kirekire, ngo hari imiti igiye itandukanye ugiye ufite umufasha ikongera igitsina kikongera kigakora neza. Imiti ndayifite, dore murabona yuko yose hari, dore ngiyo yose ni imiti mba naragiye nkoresha. Nsuzumira 2000 byonyine, uyafite uraza tukakwakira ugataha amahoro, ukabasha gushimisha urugo, waba wubatse
cyangwa se uri umusore tubikora neza. nabibonye nyine hari ukuntu ubasha kuvura ngo indwara zananiranye ariko cyane cyane ngo wibanda ku ndwara z'abagabo, ku mugabo udatera akabariro neza, cyangwa se ku musore ufite ikibazo cy'uko igitsina cye kiteguka ngo uramufasha kikongera kikeguka. Nabonye hari n'indi miti ugiye ufite igiye itandukanye nko ku mugabo, hari benshi cyane baba bafite. Urabona nka gutya, urabona yuko kiragondamye ntabwo kigororotse neza. Iyo uje dufata umuti tugafata n'undi tugasigaho, uko ngenda nsigaho urabona ko ndi kugenda nsigaho kiri kugenda kigororoka, kandi waba ushaka na gatoya urabona yuko umuntu agenda abikora neza uko ubyifuza, kikabyibuha kandi kikaba nk'uko ubyifuza cyagororotse. Hari benshi cyane nyine bagiye bambwira bati uzaturangira umuganga, igitsina cyacu ni kigufiya turashaka kuba kirekire. Nabarangira rero ushaka ko igitsina cye ugikuza kikongera kikaba kinini. Hari nk'abasore b'inshuti yanjye bajya bambwira bati turamutse tubonye nk'umuti ukuza igitsina, ati ngewe ngira agatsina kagufiya kameze nk'akanifu kameze nk'ak'abana, namubwira ni ushaka ko igitsina cye cyongera kigakura kikaba kinini naguhamagare kuri 07821354 aguhamagare igitsina cye wongere ugikuze kibe kinini. Nagiye mbona n'izindi ndwara nyinshi cyane ugenda uvura zigiye zitandukanye, nk'umuntu ushaka nk'umuti wo kugira ngo igitsina kibyibuhe. Hari umuti nabonye wo kunywa umuha akanywa igitsina kikongera kikabyibuha, kikongera igitsina kikabyibuha ku muntu wifuza ko igitsina cye kibyibuha kikaba kinini cyane. Hari benshi cyane rero. Nabonye hari n'undi muti ufite hano, umuti ndawubona ujya gusa nk'umutuku. Ni umuti nabonye ku cyapa ufasha abasore cyane cyane. Hari nk'abasore baba barikinishije igitsina kikaba kigufiya, nk'abantu baba barabaswe no kwikinisha. Uwo muti nawe ngo urawubaha bakawunywa ngo umuti ubikongera bigasubira neza, kandi noneho na bya bindi byo kwikinisha bakabihurwa burundu. Hari imiti myinshi cyane nagiye mbona. Yose ni imiti. Hari nk'umugabo nawe, hari nk'umugabo ushaka no uvuka kwahira hano hepfo umuntu yabigukorera, akakwahirira uko ubyifuza, umuntu arabigukorera bikanyura mu mucyo, ukagenda wishimye n'ejo ukagaruka, cyangwa se ukaturangira n'abandi. Akazi. Ariko nabonye hari mu ivuriro harimo abantu benshi cyane, harimo umuganga Emma, harimo n'umuganga w'umugabo mufatikanyije. Nabonye utavura wenyine, ufite n'abantu benshi mukorana b'abaganga. Ubwo no kuvuga ngo ndabona no ku gapapuro nyine nasanze kariho urutonde rw'indwara muvura na bagenzi bawe mufatikanya. Nabonye nimero zabo ziriho, hari nk'ushaka guhamagara bamwe mu baganga. Iri vuriro murikoreramo muri abantu batatu, none se kuki wowe urikoreramo uri umudamu umwe gusa? Cyane cyane ariko bambwiye yuko ngo wowe ukunze no kwita no ku bibazo by'abadamu bataciye imyeyo, abadamu batagira amavangingo, ngo baha umuti bakongera bakagira amavangingo, ngo uca n'imyeyo abadamu, ngo utanga n'imiti y'urubyaro. Ariko ngo n'abagabo nanone badashyukwa, cyangwa se umugabo wavutse ari ikiremba ngo nawe umuha umuti ngo akongera agatera akabariro neza. Noneho nagira ngo twereke nyine uburyo igitsina cy'umugabo, ngo hari n'abagabo baba bafite igitsina cyagoramye, kwa kundi ngo igitsina kiba cyaragoramye, ngo hari ukuntu ngo wowe ngo ukigorora ngo kikongera kikagororoka. Ubundi ngo igitsina ngo kigorama, ngo hari ukuntu umugabo aba akunda gukora imibonano mpuzabitsina cyane, ngo igitsina kikaza kugorama kikamera nk'umuheto, ngo ariko wowe ngo hari ukuntu kigorora. Gutyo urabona ko kigoramye. Iyo ubishaka uratugana turakimasa, ko tugenda tumasa. Urabona ko kigoramye, ko tugenda tumasa twegeranya kigenda kigororoka. Cyari kigoramye ariko iyo tuganye tugenda tukigorora, tukimasa tukakigorora kikagororoka.
cyane cyane rero bongeye kugutangira ubuhamya, bambwiye ko unafite ngo n'ubuhamya bwinshi cyane bw'abagabo bagiye bakugana bari bafite igitsina cyaragoramye ngo ukakigorora, ngo unakorana massage, ngo ukaba wamasa igitsina kikongera kikagororoka kikongera kigakora neza, kubera ko igitsina ngo iyo kigoramye ngo kibangamira umugabo mu buryo bwo gutera akabariro, cyangwa se mu buryo bwo gushimisha umugore, kubera ko igitsina kigoramye ngo wowe urakigorora. Hari abagabo rero bafite ikibazo cy'uko barangiza vuba, batera akabariro wenda yatangira kubikora igitsina kigahita kigwa ku kanya, ngo umugabo ngo hari umuti ngo ufite ngo uha umugabo ngo agakora iminota 90. n'uwo muti nawe urahari, ukora iminota ushaka, igihe waba ukora iminota 2, 3 ukumva urifuza gukora uko ubyifuza, hano hari umuti, genda tuguha umuti, uyu nguyu ukora uko ubyifuza kandi ibintu bikagenda mu mucyo. Dore hari n'uyu nguyu, iyo minota 90 nayo urayimara ukora akazi uko ubyifuza. None hari benshi cyane nyine bakifungura iki kiganiro wenda bakigejejemo hagati, wenda nka nimero zawe bifuza nko kukubona kuri WhatsApp cyangwa se bakwandikire. Hari nk'ababa badashaka guhamagara bashaka kwandikira kuri WhatsApp. Nabonye kuri iki cyapa gihuriyeho na bagenzi banyu iri vuriro, ngo nimero za WhatsApp nabonye ari 078 52 13 54 078 52 13 54. Ntabwo rero dusoza rero, harimo abenshi cyane baba bifuza kukugana, twabonye ngo usuzumira ibihumbi 2, ariko gusuzuma ubwo ayo kuvura aba ari ukwayo n'ayo gusuzuma akaba ari ukwayo. Umuntu wamara kumusuzuma ku bihumbi 2 noneho akagira gute akishyura n'imiti. Ariko cyane cyane rero abenshi cyane bifite ibibazo, wenda hari bagenzi banjye bafite ikibazo y'uko igitsina cyabo cyagoramye, reka ngende mbaguhera ubuhamya ukuntu igitsina ugikoraho kikongera kikagororoka kikamera neza. Hari n'abandi b'inshuti yanjye bari barabaswe no kwikinisha, ariko bambwiye yuko rwose hari benshi cyane ufitiye ubuhamya yuko ujya umuha umuti nk'umuntu wikinisha agahurwa kwikinisha, ukamuha umuti rwose byandi byo kwikinisha akabihurwa burundu ntazongere kubitekereza. Hari n'abandi bagabo rero bagira agatsina kagufiya, mugasanga ngo afite agatsina kagufiya cyane, ngo umuha umuti igitsina kikongera kigakura kikaba kinini. Hari n'abandi bagenzi banjye rero b'abagabo bafite igitsina ariko kitabyibushye nyine kinanutse, ngo hari ukuntu baho umuti igitsina kikongera kikabyibuha kikaba kinini. Ni benshi cyane rero ngenda mpura nabo, cyane cyane abantu cyane cyane nk'urubyiruko, kubera ko urubyiruko rwinshi rukunze kwikinisha igitsina kikaba kigufi. Ndabarangira mbahe nimero zawe, noneho ujye ubafasha kandi bajye bagukurikira. Nta nubwo ari n'ibyo gusa, nabonye hari n'izindi ndwara uvura zigiye zitandukanye. Nabonyemo harimo amibe, telekomunansi, teniya, indwara z'amarozi, indwara z'ubuhumekero, indwara zo ku ruhu. Nabonye harimo n'izindi ndwara nyinshi cyane ugenda uvura, harimo imitezi, imburugu, indwara z'amarozi, amarozi y'amahuherano, amarozi y'amategano, n'ibindi byinshi cyane nagiye mbona mugenda muvura. Noneho dusoza noneho wabaha iki ku bantu b'abasore wababwira? Noneho rero ubwo nyine ubwo wabasezeraho, ubwo tukazakomeza ubutaha.